Hi everyone, ikaze nanone kuri YouTube channel yanjye ari nayo yanyu yitwa Fisher TV. Hanyuma rero uyu munsi ndagushimira wowe kuba waremeye ugakanda kuri subscribe ukinjira mu muryango wacu. Ndagushimira ko udahwema kudukurikira umunsi ku munsi. Nawe utarabikora ndagusaba gukanda kuri subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi, ntuzongere gucikwa n'ibiganiro byiza tunyuzaho hano kuri YouTube channel yanjye ari nayo yanyu yitwa Fisher TV. Hanyuma rero tudatinze rero, ubushize nabakoreye ikiganiro tuvuga ku kuntu Perezida Nyakubahwa Yoweri Kaguta Museveni ari perezida ukunzwe cyane mu gihugu cya Uganda bitewe n'imyaka ayoboye ndetse n'uburyo n'impamvu abaturage ba Uganda bamukunda kugeza aho bamutorera manda 7. Ubu ayoboye imyaka 40 ndetse n'ino manda yindi nayo igiye kwiyongeraho. Rero nyuma y'amatora yabayeho kuri 15 z'ukwezi kwa mbere muri uno mwaka 2026, habayeho imvururu nyinshi cyane no ku ruhande rutavuga rumwe n'ubutegetsi. Ubwo ndavuga ku ruhande ruyobowe na Bobi Wine, nawe wari wariyamamarije kuyobora igihugu cya Uganda, hanyuma agatsindwa amatora ahegitswe na Perezida Yoweri Kaguta Museveni ku majwi yamurushije yatowe ku kigero cya 71%. Hanyuma Bobi Wine atorwa ku kigero cya 21%. Nyuma y'ayo matora rero habayeho imvururu zo kutishimira amatora. Hanyuma ibyo bituma yerekana uruhande rwo kutishima ndetse avuga amagambo asa nko kutishimira ibyo byose, ashinza ubuyobozi buriho cyangwa se ubuyobozi bwatowe kwiba amanota. Ubwo no kwiba amajwi. Rero uyu munsi ushobora kwibaza ngo ese bigeze he, ese umwuka muri Uganda umeze ute? Uyu Bobi Wine kandi akaba nyuma y'amatora yarashinjije nyakubahwa ushinzwe umugaba w'ingabo akaba n'umuhungu wa Museveni Muhozi, amushinza ko yarahiriye kuzamwica. Rero ibyo byose nibyo byatumye uyu Bobi Wine ahunga ajya mu buhungiro. Niyo mpamvu tugiye kureba ese bihagaze bite kugeza uyu munsi. Haratangazwa iki ko tuzi ko Bobi Wine nawe ari umuntu utangaza ibintu byinshi? Bimeze bite kugeza uyu munsi? Ku butumwa Bobi Wine yacishije ku rukuta rwe rwa X ariko rwahoze ari Twitter, yagize hari ibintu byinshi yatangaje. Ndaza kureba uburyo ngiye nakereza kubishyira mu Kinyarwanda. Yabyanditse mu rurimi rw'Icyongereza nk'ururimi rukoreshwa cyane muri Uganda. Yafashe ifoto ye, yafashe ifoto y'umugore we yerekana byamubayeho nyuma y'uko ingabo za Uganda zagiye mu rugo rwe kubaza niba yaba ari mu rugo, bakaba bamujyana bitewe n'imvururu yari arimo arateza mu gihugu. Hanyuma yagize ati, ndagenekereza mu Kinyarwanda, yagize ati
dore ifoto y'umugore wanjye yashyizwe ahagaragara n'umuhungu wa Museveni ari nawe mukuru w'ingabo z'igihugu cyacu Muhoozi Kainerugaba. Arakomeza agira ati igihe abasirikare bahawe amabwiriza bakajya mu rugo rwacu bahatiye umugore wanjye kwicara, bamushyira imbunda ku mutwe, bamusaba gutanga amabanga kuri telefone ye, bamubaza aho ndi. Hanyuma akomeza agira ati baramukubise, banamufata nabi kugeza aho bamucireho imyenda yambara mu ijoro. Byose babifata amashusho. Byageze aho umuvuduko w'amaraso we uzamuka cyane agwa igihumure. Nibwo abo bagizi ba nabi bamuretse, nyuma ajyanwa kwa muganga byihuse. Hanyuma akomeza avuga yuko nk'uko nawe yabyivugiye ubwo yavugaga umukuru w'ingabo Kainerugaba, abo bagizi ba nabi bafataga amashusho y'ibyo byose kandi nta gushidikanya ko bayoherezaga ku muyobozi wabo w'iteshamutwe. Uyu Kainerugaba utavuga rumwe n'ubutegetsi ntatinya kuvuga yuko perezida nyakubahwa wa Uganda ari umuyobozi w'iteshamutwe kandi w'igitugu. Yakomeje agira ati umugore wanjye Babi arakomeye kandi ashimira cyane abantu bose bamugejejeho ubutumwa mu mutera imbaraga n'ubufatanye mu gihe ari kugerageza gukira ihungabana yatewe n'ibyamubayeho. Yakomeje agira ati mu by'ukuri igihe yarahiriraga isezerano ryo kubana nanjye mu byiza no mu bibi, ntiyigeze atekereza ko abo bagizi ba nabi bazamushyiraho ibiganza byabo byanduye. Ubu ni ubutumwa yacishije ku rukuta rwa X, ari nayo yahoze ari Twitter. Akomeza agira ati ariko byarabaye kandi yabyakiriye mu bwenge n'icyubahiro. Yahanganye nabo bagizi ba nabi ashize amanga, yanga kwiyegurira nubwo yakorewe urugomo. Ubwo yanga kuvuga amabanga no gutangaza aho ari. Hagati aho urugo rwacu ruracyarinzwe n'ingabo mu gihe bakomeje kunshaka. Nta muntu wemerewe kwegera urugo rwacu niyo yaba umuryango cyangwa se abantu bo mu muryango bashaka kuzanira urugo iby'ingenzi cyangwa se ibyo kurya. Barakomeza bavuga ngo muri ibyo byose dukomeza kugira umutima ukomeye dushingiye ku kwizera kudashira cyangwa se ukwizera gukomeye kuko Uganda izabohozwa. Uganda izabohozwa. Ubwo n'ubutumwa yacishije ku rukuta rwe rwa X, yahoze ari Twitter, avuga yuko urugo rwe rwatewe umugore we, hanyuma akabazwa amakuru. Ayo makuru yayabajijwe ahatwa cyane. Ibyo bikaba byaratumye agwa igihumure kubera umuvuduko wazamutse cyangwa umuvuduko w'amaraso wazamutse. Dusubiye inyuma rero, ubundi nk'uko nayo babwiye, hari ibintu byinshi bituma ubundi Uganda abaturage babo bakomeza gukunda Museveni. Gusa abatavuga rumwe n'ubutegetsi bo bakomeza kugaragaza ko ari igitugu, nyamara ntago ariko biri. Mwitangira ry'ibi ngibi reka mbibutse ku butumwa Bobi Wine yacishije ku rukuta rwe nanone. We yavuze yuko n'ubutumwa yavuze
amatora akirangira yaravuze ngo mwirengagize burundu ibisubizo by'ibihimbano biri gutangazwa. Nta muntu n'umwe ushobora kuvuga aho ibyo bisubizo biri guturuka. Ibi byose rero ni ibintu bigaragaza uko uyu Bobi Wine ahagaze mu gihugu cya Uganda uyu munsi. Bibutse yuko Bobi Wine ari mu buhungiro, niko amakuru aduha. Dukomeze kubana hano kuri Fisher TV.